What's up my people, ni JC nk'ibisanzwe umuji w'abanyarwanda Mr Mike next to mu boy still Mr Humble the reason why JC. Yes, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane akaba ari we rero tugiye gukomezanya ikiganiro. Ngewe nitwa JC nk'ibisanzwe uri ku UMUTAKA-TV. Yitwa Nadia kabisa mukomeje kugenda mumubona niwe tugiye kubana muri aka kanya. Nizere yuko umeze neza nawe bitameze neza, komeza usenga Imana isumba byose iraza kubigenza neza cyane kabisa. Tugiye kuganira ku kirero. Kenshi na kenshi abantu bakunze gucana inyuma. Agiye kudusobanurira byinshi kubijyanye no gucana inyuma n'impamvu zibitera. Turi kumwe na Kim Image hano ku UMUTAKA-TV. Gutanga care urumva ibyo ngibyo bishobora kuba utamuhaye care umugabo wawe ishobora gutuma yaguca inyuma, sibyo? Cyangwa umugore nawe umugabo atamuhaye care atamuryohereje mu buriri, bimwe bakunda kuvuga anyway bitari nko ko umuntu agomba gutondora, tuzabivuga ikindi gihe, sibyo? Nabwo umugore ashobora guca inyuma umugabo bitewe n'ukuntu amufata mu buriri, amufata mu rugo, amwakiriye atashye. So nabyo bishobora gutuma umugore aca inyuma umugabo, cyangwa umugabo agaca inyuma umugore bitewe n'amakaye make ari mu rugo aho ngaho. Wenda tukiraho kubijyanye na care kuryohereza umugabo wati wenda hari abantu benshi bashobora kwita babatese haryo ubundi genda baryohereza akahita byibaza. Ibyo ngiye tuzahamagara shangazi tumaze kuntu umuntu aryohereza undi, ntabwo twe tubizi. Ariko hari akarumuntu aba yizi yifitiye ga ubundi kugira isuku mu buriri nicyo kintu cya mbere umugabo ashobora gukunda. Rero ibindi byo kuryohereza umugabo ntabwo nabyinjiramo cyane, kumva ntabwo ndabana n'umugabo. Ibyo ndi kuvuga ni ibintu ngiye mbasha kumva hanze, ibindi tuzabihamagara shangazi, uzatumire shangazi asobanurira abandi bantu. Aho niho ngiye mbashije kugarukira. Sibyo? Gikoza akantu gato usubiza. Wenda mwisi haramutse hasigaye abagabo batatu. Sibyo? Haramutse hasigaye Meddy, The Ben, Bruce Melody, ninde watora? Anyway, rumva ikibazo gikomeye. Ari Meddy ndamukunda ndanamufana. The Ben nawe nuko, Meddy nawe nuko. Urumva kireke iyo wakane uza gushyiramo my boyfriend. We ntago mvuzizemo yaza mujyogiye ahubwo muri abo ngabo bose. Muri abo batatu. Nta mutora ngamfasha iki? Bikaba ngombwa yuko umwe muri bo mugomba kubana. Wahitamo bose bari mariye. Nyine oya party kuba bari mariye. Batari mariye. Okay, Meddy ndamukunda, The Ben ndamukunda, Bruce Melody nawe nuko. Anyway, nta numwe nahitamo ngambera umugabo. Kandi shuwa ihari nuko uhitamo umuntu umwe. Shuwa ihari nuko mpitamo umuntu. Muri abo batatu wahitamo? Nahitamo Bruce Melody. Kubera iki? Bruce Melody kuma mutatu mwiza wanjye. Wallahi ni kipe ni cyiza. Niwe nahitamo nyine ndamukunda kubarusha. Wango mu Rwanda ukunda Melody cyane. Melody nyine umbajije nabi, urambajije ngo abagabo batatu. Muri abagabo batatu rero umbajije ho nahitamo umwe kugira ngo ariwe tugumana. Njye nahitamo Bruce Melody. Ngamu prefera byatari. Nago mu prefera cyane kuko warumbajije hagati uwo nahitamo bibaye nk'itegeko. Nahitamo Bruce Melody. Okay. Nta kibazo. Naribi. Karagaciyemo. Ya, byari byiza cyane. Ubutaha rero. Nzaba nahamagaye uwo muntu. Ugomba guhamagara shangazi akaturangize ndumva ndushye. N'abasari. Tuje kuvuga kuri n'amasaha yanabwije. Umushoferi ariko ari hafi bye. Umushoferi w'ibiki? Ko nta umushoferi ngira igare. Jana umunyonzi. Ahubwo abakunzi bacu bazangurira akamodoka. Bazabikora. Bazabikora by the way. Okay. Nadia wakoze cyane. Murakoze nawe. Wakoze cyane kabisa. Utaho zawe kumwe nanjye Jess. Fresh. Okay. Zap.